Ndabashuhuje kandi ndabanezerewe muri uyu mwanya inshuti abavandimwe aho muherereye hose mbabwira ngo umwaka mushya muhire. Ese ntugeze hagati buriyara ariko ntacyo, aho muri hose mwumve kandi mukomeze kugubwa neza. Nk'uko mumenyereye rero nisanze Eleda, uyu munsi naje kugira ngo tuganire. Mumenyereye ko nzanzanye ibihangano, indirimbo, abenshi bavuga ngo ni umuzigo, ariko uyu munsi naje kugira ngo tuganire. Ese mumeze neza? Ndizera mumeze neza. Reka rero dushime Imana iduhaye amahirwe yo kuba tukiriho kandi duhumeka umwuka w'abazima. Ni iby'igiciro cyinshi mu maso yacu ndetse no mu maso y'abakunzi. Mboneyeho rero uyu mwanya kugira ngo mbanezeze, dutaramane, dufate umwanya twishime, cyane cyane mbifuriza no kugira isabato nziza. Abenshi baribaza bati ese bigenze bite? Mwari mumenyereye ko rero nza ndi kuririmba, ariko uyu munsi nahisemo ko nza hanyuma tugataramana, tukanezererwa, tukishima, tukaruhuka mu mutwe ndetse no mu bwonko, roho nzima mu mubiri muzima. Ubwo rero icyo tugiye gukora niki, ndi kumwe n'abantu hano ariko ngo ntagashaka kwigaragaza, ariko niba muri bumubone niba mutamubona ntago mbizi, ariko ndakeka muri bumubone cyangwa se ntimumubone. Namwe mbateye amatsiko kugira ngo muze kumbaza ngo ninde. Ese murumva ari sawa mu guteganya kwanjye cyangwa se mu byifuzo? Hanyuma nibiza kubanogera mu kumva bishobora kuba ari sawa, twazajya dutaramana tugatangirana isabato. Ndifuza rero ko tuzajya dutaramana isabato buri kuwa, iwacu tuvuga ngo kuwa nyuma, ariko ngo ni kuwa gatanu. Twebwe rero tuvuga kuwa nyuma. Muri ready? Muriteguye? Tuzajya dutaramana nk'ibisanzwe iteka. Ushobora kumbwira ngo ubutaha uzaturirimbira iyi ndirimbo, cyangwa se ugasaba indirimbo wumva ukeneye ko twazafatanya kuririmba. Ntabwo ari igihe nyine ugomba kuzajya ndirimba, hari igihe kizagera noneho nkajya mbazanira n'abaririmbyi abo mwantumiyeho cyangwa se abo mwifuza ko dutaramana, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kandi birusheho kutubyarira umusaruro mu by'umwuka ndetse no mu by'umubiri. Mboneyeho rero gufata uyu mwanya ngo nshimire abakunzi banjye, inshuti zanjye, aho munkurikiye muba muri hose, abo ntabasha kuvugana nabo uwo mwanya, haba kuri telefone, haba kuri WhatsApp, mbese aho muri hose, haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze, abantu bose babasha kunkurikira tukaganira. Ndabasuhuje kandi ndabashimiye imbaraga zose mushyiramo cyangwa se urukundo murushaho kunyereka. Hari icyo runyereka, numva nkomeye, numva meze neza, bikantera kamorale. Ndabasuhuje rero mwumve muguye neza. Uyu mwanya rero mwambaza ngo tugiye kuririmba iyi ndirimbo, ariko niba nyizi nanjye simbizi. Ese nari ngiye kukuvuga mu izina kandi wambwiye ngo ntago ushaka kwivuga ngo ubutanga uzaza ngo ari wowe uri kuri kamera. Ego uranyumva? Ndumva rero tugiye gutaramana kandi nizere ko imirimo, icyumweru aba ari kinini, icyumweru aba ari kirekire, tuba twumva tunaniwe, turushye, dufite iminaniro itandukanye, ariko uyu munsi Imana yaduhaye umunsi wo kuwa nyuma, abo bita kuwa gatanu, tuba tugiye kuruhura ubwonko, mu mutwe, mu mubiri, hanyuma tugataramana kandi tukagubwa neza. Ndizera rero biri bubagwe neza kandi mukomeze kugira isabato nziza. Tukaba tugiye kuririmba indirimbo yo mu gitabo, cyangwa se indirimbo zihimbaza Imana mu gitabo cy'indirimbo dukoresha mu itorero ryacu ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, mu ndirimbo yaho iya 9. Ndabararitse kandi ndababwiye ngo mugende muzizane, mubanze muzizane, hanyuma dutaramane turirimba. Hariya mfite umuntu uri kumfasha nubwo yanze kwigaragaza, ariko ndumva watangira, hanyuma tugataramira abantu muri uyu munsi cyangwa se muri uyu mugoroba w'isabato, bakarushaho kunezerwa. Yesu agiye kuza, muririmbe bagenzi mwishima,
Yesu agiye kuza, ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza. Mujye muhererekanya hose, Yesu agiye kuza, azazana icyubahiro cyinshi. Yesu agiye kuza, ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza. Yivugirize mu nyanja hose, Yesu agiye kuza. Yivugirize no mu bikombe, Yesu agiye kuza, ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza. Mu misozi uyihavugirize, Yesu agiye kuza. Imiyaga ijya nayo makuru, Yesu agiye kuza, ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza. Amoko bwazazubiranamo, Yesu agiye kuza. Ubwenge bwungukwa bwerekana ko Yesu agiye kuza, ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza. Umwami agiye kuza ni indirimbo nkunda cyane kandi nifuje ko twataramana muri uyu mugoroba. Ibyo twakongera tukagasubiramo akarefure. Ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza, ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza, ari hafi, ari hafi, umwami agiye kuza. Mwari kumwe nasanze Eleda nk'uko bisanzwe iteka, twongereye ku wa nyuma w'isabato itaha. Ndabakunda, bye bye.